Yes, reka nizere ko umeze neza cyane. Nkuzaniye amakuru agezweho mu myidagaduro. Amakuru ari kuvugwa. Ikintu cya mbere nakubwira nuko Vestine ubu ngubu yamaze guca amarenga ku gutandukana kwe na Idrissa Odouasso. Umugabo we bamaze iminsi mike basezeranye imbere y'Imana. Andi makuru nakubwira nuko aga promoter nawe ari kutubwira ngo reba hano ati karibu itariki ndaza kwikubwira muri iki kiganiro. Mwibutsa rero ki ari Kaboji Talks, icyo usabwa nta kindi no gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana mu makuru aba agezweho. Uyu munsi ku itariki 18 nari nibereye mu kazi, ngize gutya mbona inkuru ya mbere ikinyamakuru gikomeye hano mu Rwanda Igihe yikubise hanze iravuze ati umukobwa wanyu cyangwa se ubu yari yamaze kuba n'umugore Ishimwe Vestine, mwamenyereye cyane mu ndirimbo zijyanye no guhimbaza Imana. Vestine ndetse na Dorcas ari agatsinda cyangwa se ari itsinda rikomeye cyane rikora umuziki ndetse n'ubu bari bakiwukora, kuko indirimbo ngira ngo iheruka hanze yabo ni yitwa Emmanuel. Ngayo nguko ikintu ndi kugira ngo nkubwire nta kindi no kukubwira ku butumwa uwitwa Ishimwe Vestine yatangaje size ku rukuta rwe rwa Instagram kuri uyu munsi. Ikinyamakuru Igihe cyagerageje kumuvugisha ariko ntibabasha kuvugana, ariko natwe turacyari kugenda dushakisha amakuru yose ku cyatumye batandukanya. Ubwo butumwa bwavugaga gute nibwo ngiye kugusomera, urabubona aha screenshot yabwo nayifashe, reka mbugusomere neza bwose uko bwakabaye. Yitwa Ishimwe Vestine. Today the life I'm living is not the life I choose. I am living in a bad situation and I did not deserve this. I know I made a bad decision in my life. Ndaje ndabikubwira niba utari kubasha kubyumva, but it's okay. God allows something to happen so we can learn, and I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, know his everything about him. No one will ever use me again. Ndagira ngo mere kuri aya magambo ya nyuma yasoreje hagira ati no one will ever use me again. Ndabanza ngaruke kuri Murindahabi Irene cyangwa se Kasha Bakokiro, wamenyekanye mu gufasha izuba rimeze nawe, ariko nta kibazo ndabanza mbibagezeho byose uko byakabaye. Wamenyekanye cyane mu biganiro bitandukanye ndetse no mu kumanaginga aba bakobwa, aho yavuze ati no one will use me again. Aka kantu ndagira mu banze mu kandi kahantu turaza kukagarukaho, turacyakomeza kugenda dukora ubusesenguzi. Irene hari aho yabahuriye n'iyi nkuru cyangwa se hari aho yabahuriye n'ubu butumwa Vestine yatangaje yamaze gushyira hanze. Ikindi kandi yavuze ngo the next man I choose to be with, ati undi mugabo nzongera guhitamo kubana nawe. Ngo ikintu cya mbere ngomba kumenya, ngomba kubanza kumumenya neza wese. Ese hari umuntu ujya umenya umuntu? Nta muntu ujya umenya umuntu Vestine. Ngomba kubanza kumumenya neza wese, nta muntu numwe uzongera kunkoresha, kandi ngomba kumenya amakuru ye, nkamenya buri kimwe kuri we ndetse nkamenya na famiye ye. Ngo ni Vestine watangaje ayo magambo. Nsubiye inyuma gato yongeye aravuga ngo ubuzima ari kubamo uyu munsi ntago ari ubuzima yari yarahisemo, cyangwa se ntago ari ubuzima yahisemo cyangwa yegeze asengera ubuzima bwe bwose. Indi nkuru nakubwiraga na yindi niya aga promoter ndetse na Miki bamaze kudutamo rero kabaye, kuko itariki y'ubukwe cyangwa se itariki yabo y'ukubana yamenyekanye ni itariki 27 z'uku kwezi kwa 11. Nabyo gutinzamo babitangaza bahita babishyira mu bikorwa. Iyi ni Kaboji Talks, ntago tujye dutinzamo, tunyura mu makuru abari kugenda avugwa mu mande zitandukanye zose tukabagezaho incamake, ubundi tugakomeza gukora ubusesenguzi ndetse n'ubushakashatsi ku makuru ari kuvugwa. Kora subscribe kuri Kaboji Talks kugira ngo tujye turushaho kubana. Ciao.